akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buhembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Reka badukurikiye mwese tubaramutse mu izina rya Yesu Uwiteka duhire. Nuko umuyobozi w'amateraniro amaze kubivuga, amazina nitwa KAYOGERA Robert, ni jewe tugiye gutangira na muri iki cyigisho kibimburiye amateraniro y'uyu munsi. Rero reka dusenge twiragize Imana mbere yuko dukomeza icyigisho. Turagushimye Data ugira imbabazi uri mu ijuru, tugushimiye neza n'imbabazi zawe utugirira iteka uhabwa icyubahiro. Tugushimiye umunsi waduhaye kugira ngo tugire amateraniro yera. Tugushimiye umwete n'ubushake bwashyize mu mitima y'abagaragu n'abaja bawe bageze kuri uyu murongo kugira ngo bumve amagambo yawe, izina ryawe rihimbazwe. Data wera, tugusabye kuduha umwuka wawe wera kugira ngo atuyobore twebwe abavuga, uwo mwuka yemeza imitima y'abaduteze amatwi, umuntu wese yakire mu mutima ibyo wamugeneye muri uyu munsi, kugira ngo uyu munsi w'amateraniro usige abari buyakurikirane bose biyujuje nawe, begeranye nawe. Tubigusaba mu izina rya Yesu, amen. Reka twongere tubaramutse mu izina rya Yesu. Tugiye kwigira hamwe ijambo ritubwira ngo ubutumwa buheruka n'ababubwiriza. Muri iki cyigisho turaza kurebera hamwe ubutumwa buheruka bwahanuriwe iki gihe. Muri Bibiliya harimo ubutumwa bwinshi, mu bihe bitandukanye Imana yagiye igenera abantu ubutumwa buhwanye n'igihe barimo. None rero tugiye kurebera hamwe ubutumwa bwagenewe kino gihe, ubutumwa bwahanuriwe kino gihe giheruka. Turaza kurebera hamwe intego zabwo. Icya kabiri turaza kurebera hamwe ababubwiriza, kuko mu isi hari abantu benshi babwiriza ubutumwa, ariko turaza kureba ababwiriza ubutumwa bwagenewe kino gihe n'ibibaranga. Ubwo turaba tumaze kubona icyerekezo cyeza cy'icyigisho cy'iby'Imana yagambiriye kudusangiza uyu munsi. Reka twubakire icyigisho cyacu kuri aya magambo ari mu gitabo cy'Abafilipi ibice 3 umurongo wa 15. Igitabo cy'Abafilipi ibice 3 umurongo wa 13. Bibiliya itubwira ibi bintu bikurikira, ari byo twifuza kubakiraho icyigisho cyacu. Igitabo cy'Abafilipi ibice 3 umurongo wa 15 haranditse ngo reka nsome wa 16. Ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. Ndagira ngo mwite kuri iri jambo. Bibiliya iravuga ngo ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. Mu bihe byose byagiye bibaho, Imana yagiye igenera abantu ubutumwa buhwanye n'igihe barimo. Ubwo bukaba ari ubutumwa bugenewe icyo gihe. No muri kino gihe cyacu Imana yageneye abantu ukuri guhwanye n'igihe cyacu, naho tugiye kubakira, niko tugiye kurebera muri rusange. Mbere yuko tukureba, murankundira gato nshimangira ibyo maze kuvuga, ariko mbishimangize inyandiko zera yuko mu bihe bitandukanye Imana yagiye igenera abantu ubutumwa buhwanye n'igihe cyabo, kukaba ukuri ariko kw'icyo gihe. Ndabanza nsome igitabo cyitwa Imigani ya Yesu cyangwa imigani ya Kristo,
ni igitabo cyitwa imigani ya Kristo urupapuro rwa 78 handitsemo aya magambo nifuza yuko abantu b'Imana mudukurikiye muyazirikana mbere yuko turebera hamwe ubutumwa buheruka n'ababubwiriza. Haranditse ngo for his church in every generation God has a special truth and a special work. Muri buri gisekuru Imana yabaga ifitiye itorero ryayo ukuri kw'icyo gihe, ukuri kwihariye kurebana n'icyo gihe, nanone n'umurimo wihariye urebana n'icyo gihe. Uko niko Imana yakomeje gukora. Urugero, Nowa yahagurutse mu gihe cye avuga ubutumwa bwira abaturage b'icyo gihe. Arababwira ati nyuma y'imyaka 120 Uwiteka azateza isi umwuzure. Ayo magambo n'uyu munsi aracyanditswe muri Bibiliya. Ni amagambo y'ukuri yavuye ku Mana. Ariko uwayabwiriza none yaba avuga ubutumwa bwavuye ku Mana ariko butagenewe kino gihe cyacu, kuko kwari ukuri kw'icyo gihe. Ndagira ngo nongere some no mu kindi gitabo cyitwa umurimo w'ivugabutumwa cyangwa evangelism, kugira ngo noneho tubone kugera neza ku byo tugambirije. Muri kino gitabo cyitwa umurimo w'ivugabutumwa ku rupapuro rwa 200 rw'icyo gitabo naho hashimangira ibi tumaze kuvuga, kugira ngo haranditswe hati urupapuro rwa 200 rw'iki gitabo cyitwa evangelism cyangwa se umurimo w'ivugabutumwa. In every age the Lord has had a special message for that people, for the people of that time. So we have a message for the people of this time, of this age. Haranditse ngo muri buri gihe, muri buri gisekuru Imana yabaga ifite ubutumwa bwihariye bugenewe abantu b'icyo gihe. Ni nako bimeze muri iki gihe cya none. Hari ubutumwa bugenewe abakino gihe cyacu. Ndumva nyuma y'aya magambo ubwo umutwe w'amagambo wacu buri wese asobanukiwe impamvu yawo. Ubutumwa buheruka n'ababubwiriza. Rero nk'uko tumaze kubireba ko muri buri gisekuru Imana yabaga ifite ubutumwa bwihariye bugenewe abantu b'icyo gihe. N'uyu munsi hakaba hari ubutumwa bwihariye bugenewe ab'igihe cya none. Nibwo tugiye kureba. Ubutumwa bwihariye bugenewe ab'igihe cya none bwanditswe mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 13 ibice 14 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 12. Muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 14 uwo murongo wa 6 kugeza ku wa 12 niho hari ubutumwa Imana yageniye ko bukwiriye ab'iki gihe cyacu gishyire herezo. Ubu butumwa buvuga bucya buti. Biranditswe ngo ni ubutumwa bw'abamarayika batatu, ariko ubwo turasoma kugira ngo dusobanukirwe. Ndasoma igitabo cy'Ibyahishuwe turasobanura tumaze gusoma ibi bintu. Haranditse ngo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bose bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Uwo ni wo mugabane wa mbere w'ubutumwa bugenewe kino gihe. Mbere yuko tubusesengura reka mbanze nsome bwose mburangize. Umurongo wa 8. Marayika wundi wa kabiri akurikiraho atiraguye Babuloni umudugudu ukomeye waterese amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Marayika wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati
umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba ku manywa na nijoro, umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Umurongo wa 12. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondeye amategeko y'Imana bakagira kwizera kwa Yesu. Mu nkundire rero ubu butumwa bw'inyabutatu, aba bamarayika batatu bafite ubutumwa butandukanye ab'umuhanuzi Yohana yeretswe mu iyerekwa, dusobanukirwe icyo bishatse kuvuga. Yohana nk'umuhanuzi uheruka mu ntumwa za Yesu yabonye iyerekwa ku kirwa cy'i Patimo. Mwibuke yuko atari filime Imana yamwerekaga, ntabwo byari ibintu bidafite icyo bisobanuye, ahubwo ijambo ryose Imana ivuze riba rizasohora mu gihe cyaryo. None muri iryo yerekwa rigenewe abatuye ku isi, Yohana abona abamarayika batatu bose baringanije ijuru, bagenda barangurura bavuga ubutumwa bumeze nk'ubu tumaze gusoma. Icyo kwibaza cya mbere, ibi bishatse kuvuga iki? Icyo bishatse kuvuga ni iki bavandimwe? Abo bamarayika Yohana yabonye mu iyerekwa ni ibigereranyo by'intumwa Imana yagombaga kuzatuma kuri iyi si, zikamamaza ubutumwa kuri iyi si bugeneye ab'iki gisekuru cyacu. Niyo mpamvu yabonye marayika wa mbere muri abo arangurura ijwi avuga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ntabwo ubwo butumwa bwagombaga kwamamazwa mbere y'uko igihe cyagenwe n'Imana cyo gucira abantu imanza gisohora. Niyo mpamvu tubabwira ngo ubu nibwo butumwa buheruka. Imana yo mu gihe cyayo yari yaragennye igihe, igena umunsi n'isaha aho imanza z'abari mu isi zizatangira gucirwa. Ibyo byanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 17 ku murongo wa 31. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 31. Reka tuhasome tubanze turebe iby'ubu butumwa, kuko kugira ngo tumenye neza yuko ari bwo bugenewe iki gihe, tugomba kubushingira ku gihe cyahanuwe bwagombaga kubonekeramo. Ni ubutumwa buvuga ngo mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu imanza gisohoye. Ubwo rero ntabwo bwagombaga kubwirizwa mbere y'uko igihe cyagenwe n'Imana kigera, cyo gucira abari mu isi imanza. Iki gihe cyari cyaravuzweho n'umuhanuzi n'intumwa Pawulo, yewe n'intumwa Petero. Umuntu ashobora kwibaza ati, ese mbere hose Imana ntabwo yacaga imanza? Oya, ntabwo yazicaga, bitewe n'uko igihe cyagenwe cyayo kitaragera nk'uko tubisoma. Ibyakozwe 17 umurongo wa 31 haranditswe ngo, kuko yashyizeho umunsi wo guciriraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, izarukisha umuntu yatoranije, kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuraga. Noneho uyu ni Pawulo ahagaze mu gihe cye, abwira abo yigishaga n'abo yabwirizaga, arababwira ati, vuba cyangwa kera urubanza rw'Imana ruzaza. Ariko nawe akaruvuga mu nzagihe, aravuga ati, Imana yashyizeho umunsi izaciraho imanza z'ukuri abari mu isi, kandi urwo rubanza izarukisha umuntu yatoranije, ari we Kristo yazuye mu bapfuye. Byari ibintu bivugwa ariko bizaza nyuma.
noneho ubwo butumwa bwo mu byahishuwe 14 buvuga ngo nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, bwagombaga gutangira kwamamazwa igihe nyirizina cyagenwe n'Imana gisohoye, kugira ngo abari mu isi badacirwa imanza bibatunguye. Kuba bifuza ibindi bihamya byuko igihe cyo gucira abantu urubanza cyari kitaragera mu gihe cy'intumwa, mwabisoma mu gitabo cya kabiri, mu gitabo cya mbere cya Petero, cyangwa urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 4 ku murongo n'uwa 17. Niyo mpamvu buno butumwa buvugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe ntabwo bwagenwe ko bwamamazwa n'intumwa mu gihe cyazo, kuko mu gihe cyazo urubanza rwari rutaragera, ahubwo ubu butumwa bwagombaga kwamamazwa igihe cyagenwe n'Imana cyo gucira abantu imanza gisohoye. Ngaho reka dusome igitabo cya Petero, nawe urubanza yarubonaga mu nzagihe. Igitabo cya mbere cya Petero ibice 4 umurongo wa 17, dore uko Petero yavuze ku by'urubanza nuko yabyigishijeho. Haranditse hati kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Uyu ni Petero, nawe igihe cy'urubanza yakibonaga mu nzagihe, maze aravuga ati igihe kigiye gusohora urubanza rutangire mu b'inzu y'Imana. Ubwo rero iyo twiga ubutumwa buheruka n'ababubwiriza, tukiri kuri iyi ngingo ya mbere yerekana ubutumwa buheruka, bwagombaga n'ubu bwo mu byahishuwe buhishurira abantu isaha y'urubanza. Hari igihe cy'imbabazi Imana yari yarageneye abari mu isi kugira ngo muri cyo babwirizwe ubutumwa bwiza, bahendahenderwe kwiyuzuza n'Imana, baburirwe ingaruka y'ibyaha byabo, babwirwe iteka ry'aho ibyaha byabo bizabazika, maze nyuma y'icyo gihe urubanza rutangire. Icyo gihe cyo guhendahendwa kw'abari mu isi ngo biyuzuze n'Imana cyanganaga n'imyaka 2300 yagombaga gutangira mbere y'ivuka rya Yesu, uhereye batangiraga itegeko ryo kubaka Yerusalemu bayisana. Ubwo buhanuzi bwanditswe mu gitabo cya Daniel ibice 8 n'ibice 9. Uhereye icyo gihe, iherezo ry'icyo gihe Imana yageneye abari mu isi ngo bahendahendwe cyagombaga kugera kurangira mu mwaka w'igihumbi 1844. Ubwo ni ukuvuga ngo ni mu kinyejana cya 19. Uhereye icyo gihe imanza zaratangiye mu ijuru hakurikijwe uko ubuhanuzi bwabivuze mu gitabo cya Daniel ibice 8 n'ibice 9. N'uyu munsi Yesu aracyahakirwa abanyabyaha, n'uyu munsi aracyadutakambirira imbere y'Imana, ariko ibyo akabifatanya n'igihe cyo gucira imanza bari mu isi. None uhereye icyo gihe nibwo ubutumwa bwiza buheruka bwagombaga gutangira kwamamazwa. Ubu Yohana yabonye mwiyerekwa buvuga ngo nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Kugira ngo tutahatinda cyane, mu nkundire nyarukire ku mugambi w'ubu butumwa. Ubu butumwa bumenyesha abantu ko isaha y'urubanza igeze, bukabahwiturira kubaha Imana no kuyihimbaza. Imana yabutanze bufite uwuhe mugambi? Ndasoma igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, icyigisho cya 21, mwumve intego n'umugambi n'umugambi w'iri shami rya mbere ry'ubutumwa buheruka, aribwo buvuga ngo mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Iryo ni ishami rimwe mu mashami menshi agize ubutumwa buheruka, ariko umugambi w'iryo shami riteguza abantu urubanza ni iki? Ngaho mutega amatwi bavandimwe. Haranditse ngo the first angel's message of Revelation 14
announcing the hour of God's judgment and calling upon men to fear and worship him, was designed to separate the professed people of God from the corrupting influences of the world. Ubutumwa bwa marayika wa mbere uvugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe 14. Uyu marayika wamamaza isaha y'urubanza rw'Imana kandi agahamagarira abantu kubaha Imana no kuyihimbaza. Ubu butumwa bwagenewe gutandukanya bitwa abantu b'Imana n'ibyonona by'isi. Ngiyi intego ya mbere. Muri ubu butumwa bwiza buheruka bwerekana isaha y'urubanza rw'Imana, buhamagarira abantu kubaha Imana no kuyiramya. Intego yabwo nyamukuru ni ukugira ngo abitwa b'Imana, ni ukugira ngo abatuye ko bizeye Imana batandukanywe n'ibyonona by'isi. Niyo mpamvu muri ubu butumwa harimo amahame y'uko abantu bambara, kugira ngo abantu mu myambarire batandukane n'ibyonona by'isi. Muri ubu butumwa harimo amahame agenga uko abantu barya, kugira ngo mu birire batandukane n'ibyonona by'isi. Muri ubu butumwa bwiza buheruka bugenewe kino gisekuru cyononekaye harimo amahame agenga uko abantu babana, kugira ngo umuturanyi amenye amategeko n'amabwiriza yashyizweho n'Imana, ajye nuko akwiriye kubanira umuturanyi we. Muri ubu butumwa bwiza buheruka bugamije gutandukanya abantu b'Imana n'ibyonona by'isi harimo amabwiriza avuye ku Mana yo mu byanditswe byera agena uko abantu bagomba gucuruza, kugira ngo gucuruza bikomeze, ariko umuntu abumbatira ubukiranutse mu bucuruzi, umuntu acuruze arenga b'umukiranutsi. Harimo amahame agenga abagabo uko bakwiriye kubana n'abagore babo, abana uko bakwiriye kubana n'abavandimwe babo. Icyo nicyo bise ngo ni ugutandukanya abantu b'Imana n'ibyonona by'isi. Ngubwo ubutumwa buheruka Imana yageneye kino gihe. Ishami rya kabiri ry'ubu butumwa buheruka, kuko turimo kwiga ubutumwa buheruka n'umugambi, nyuma yaho tukareba umugambi wabwo, nyuma yaho tukareba ababubwiriza, tugasoza twerekana ibizaranga abo bazabubwiriza. Rero ingingo yose ntabwo turi buyitindeho. Ishami rya kabiri twasomye marayika wa kabiri uvugwa ku murongo wa 8 wa cya gice cya 14 cy'Ibyahishuwe, ari naho ubutumwa buheruka bwashingiwe. Ubutumwa buheruka bwose bwahanuwe muri icyo gice. Uyu marayika wa kabiri we yabonetse atangariza abari mu isi, abaha itangazo batari bazi, ababwira ati nimube mu maso, Babuloni iraguye, Babuloni ikomeye yaterese amahanga yose inzoga. Umuntu yakwibaza ati Babuloni ni iki? Reka tubwire ubu butumwa buvuga kugwa kwa Babuloni, reka tubusobanure mbere yuko tubusoma. Muri Bibiliya icyitwa Babuloni cyanditswe mu gitabo cy'Ibyahishuwe 17, kikandikwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe 18. Iyo Babuloni ivugwa muri icyo gitabo cy'Ibyahishuwe ari igomba kwamamazwa n'abazabwiriza ubutumwa buheruka nk'uko twabisomye, bagateguza bari mu isi bakamenya ngo Babuloni ni iki, bakamenya nuko Babuloni yaguye, bakamenya n'icyaha cya Babuloni ko ari ugutereka bari mu isi inzoga. Iyo Babuloni ivugwa, ubu butumwa buvuga kugwa kwa Babuloni bugamije kubwira bari mu isi imikorere ya Satani ariko inyuriye mu madini y'ibinyoma. Reka mbabwire, mu kaga kugarije isi gatuma benshi mu batuye isi batazajya mu ijuru. Satani ntabwo yabagabye igitero anyuze mu byaha gusa, ahubwo Satani yagabye igitero ku batuye ku isi
anyuze no mu kinyoma. Hari abantu benshi beza batakwemera gukora ibyaha, banga ibyaha mu mitima yabo, ariko Satani akaba yaragambije kubatandukanya n'Imana, akabarimbura akoresheje kubayobereza mu myizerere y'ibinyoma. Iyo myizerere y'ibinyoma niyo yitwa Babuloni mu mvugo y'umwuka. None kuko Imana ikunda abantu, ikaba ibafitiye ifuhe, ikaba itifuza yuko hagira n'umwe uyoba, yagennye yuko abazabwiriza ubutumwa buza buheruka bazatungira bari mu isagatoki ku mikorere ya Satani inyuriye mu madini, ari nabyo umuhanuzi yise kugwa kwa Babuloni. Reka noneho dusome ibihamya ibyo tuvuze. Turasoma igitabo cy'Ibyahishuwe, igitabo cy'Ibyahishuwe ibice 18. Ndasoma umurongo wa 21. Mu iyerekwa rya gihanuzi, ibyo umuhanuzi yarabyeretswe, maze abibona atya kandi yandika atya: nuko marayika ukomeye aterura igitare kimeze nk'urusyo runini, akiroha mu nyanja, ati uko niko Babuloni umudugudu ukomeye uzatembagazwa, kandi ntuzongera kuboneka ukundi. Mutega amatwi tubasobanurire ubwiru bw'iri yerekwa. Mu iyerekwa rya gihanuzi, Yohana uyu weretswe iby'igitabo cy'Ibyahishuwe yabonye marayika ukomeye ateruye ikibuye kinini kimeze nk'urusyo. Icyo kibuye kiroha mu nyanja. Amaze kukiroha mu nyanja, aravuga ati uko niko na Babuloni umudugudu ukomeye uzatembagazwa. Ibyo byari bishatse kuvuga iki? Iyo kuba Babuloni zari muri Bibiliya, reka mbabwire ikiri yerekwa ryari rigamije. Hakurikijwe amateka y'Imana, mbega uko ubutabera bw'Imana n'ibihano byabwo buvuga, umunyabyaha ukwiriye kurimbuka nk'urusyo ruguye mu nyanja ntabwo ari umunyabyaha wasambanye, ntabwo ari umunyabyaha wasinze, ahubwo ni umunyabyaha wahamwe n'icyaha cyo kuyobya abandi. Byanditswe muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 6. Ndasoma kugira ngo tumenye icyo ubu butumwa buheruka bugamije. Ingingo yabwo ya 2 ni uguhamagarira abantu ngo bamenye kugwa kwa Babuloni. Matayo igice cya 18 umurongo ni uwa 6, handitsemo aya magambo adufasha kumva icyo marayika yari ashatse kubwira Yohana muri rya yerekwa, ry'igisyo ry'urusyo rwatawe mu nyanja. Haranditse ngo ariko ushuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ikiruta nuko yahambirwa urusyo mu ijosi rye akazikwa imuhengeri y'inyanja. Rero Yesu mu yigisha rye yagaragaje uko amateka y'Imana akwiriye gucibwa. Aravuga ati umuntu wakoze icyaha cyo kuyobya undi washakaga kujya mu ijuru, akamurimanganya akamuyobya, aravuga ngo iteka rikwiriye uwo wamuyobeje nuko yahambirwa urusyo ku ijosi akaruhwa imuhengeri y'inyanja. Noneho kuba Babuloni nayo izarimbuka muri ubwo buryo, byerekana ko Babuloni atari umurwa runaka nka Kampala, ntabwo ari umurwa runaka nka Kigali, ntabwo ari umurwa runaka nka Washington, ahubwo Babuloni ni idini. Babuloni ni idini. Kuba yerekana ibyirimbuka rya Babuloni, yabonye marayika ateruye ikibuye kinini kimeze nk'urusyo akiroha mu nyanja, maze aravuga ati uko niko Babuloni umudugudu ukomeye nawo uzarimbuka. None kuba Babuloni izarimbuka nk'urusyo rutawe mu nyanja, kandi umunyabyaha ukwiriye kurimbuka atyo atari uwasinze cyangwa uwasambanya, ahubwo ari uwayobeje abandi,
ibyo byerekana yuko Babuloni yavugwaga hano ari idini. Rero ubutumwa bwo mu Byahishuwe 14 umurongo wa 8 buburira bari mu isi byo kugwa kwa Babuloni, bugamije gutungira agatoki abari mu isi imikorere ya Satani ariko yitwikiriye idini. Dore ko byari byaranditswe byarahanuwe n'intumwa Pawulo mu gitabo cy'Ibyahishuwe cy'Abakorinto ba mbere ibice 11 ku murongo wa 14 aravuga ati, Satani muri iyi minsi ishyira iherezo azambara umwenda wa marayika w'umucyo, agaragare nka marayika w'umucyo. Imikorere ya Satani, ubuyobe buzabuza abantu kujya mu ijuru ariko bunyuriye mu madini, abari mu isi bagomba kubwerekwa kugira ngo umuntu wese ushaka kuyoboka Imana ye gupfa kuyoboka hamwanguhiye, ye gupfa kuyoboka hamworoheye, ye gupfa kuyoboka ahanejeje kamere ye, ahubwo abantu bose bayoboka Imana ariko bafite impamo yuko ibyo bayobose ariko kuri kuzabakiza. Ngubwo ubutumwa buheruka nicyo bugamije. Noneho kuko dufite umwanya mugufi, mu nkundire ngere uko byahanuwe abazabwiriza buno butumwa buheruka. Abazabwiriza buno butumwa bwiza buheruka nabo barahanuwe. Yewe turaza gusoma n'inkomyi zahanuwe ubutumwa buheruka buzahura navyo. Noneho nyuma tusome nibe zaranga abakozi abazabubwiriza baheruka. Noneho tukiri kubazabubwiriza nabo barahanuwe. Ndabanza some mu gitabo cy'umwuka buhanuzi mbere yuko tugaruka muri Bibiliya. Mu gitabo cy'umwuka buhanuzi cyitwa Imigani ya Yesu, Imigani ya Kristo, page ya 79, urupapuro nako isubi ni ya mbere, haranditse ngo, as in earlier ages, the special truth for this time are found not with the ecclesiastical authorities, but with men and women who are not too learned or too wise to believe the word of God. Nkuko byari biri mu gihe cya kera, ubutumwa bw'ukuri kwihariye kugenewe iki gihe ntabwo buboneka mu nzego nkuru z'idini, ahubwo bwamamazwa n'abagabo n'abagore batize cyane ariko bizera ijambo ry'Imana. Nguko uko byaba. Mwibuke yuko Imana ikorera ku ihame rivuga ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. Umubwiriza igice cya mbere igice cyake umurongo wa 9. Ubutumwa bwo kuza kwa Yesu ubwo yazaga ku isi aje gupfira bari mu isi, ntabwo inkuru yo kuvukwa kwe yamenywe n'abatambyi, ntabwo inkuru yo kuvukwa kwe yamenywe n'abafarisayo. Abayobozi b'idini bakomeze guhuma amaso, ntibamenya yuko Yesu yavutse, ahubwo abashumba bari baragiye nka kubikumba, kuko bari baboneye mu mutima. Abo nibo marayika yarenze kuri ba batambyi, arenga ku banditsi, arenga ku barewi, maze yigira kuri abo bashumba. Nibo bamenye inkuru yo kuvuka kwa Yesu, bajya kuyamamaza mu murwa yuko umwami yavutse mu murwa wa Dawidi. Iyo nkuru itungura abatambyi, baranayanga, bayangishwa nuko ubwo butumwa atari bo babwamamaje, cyane ko bari barishizemo yuko nta wundi muyobora Imana yavugira mutari bo. N'uyu munsi niko bimeze. Igitabo kiratubwiye ngo nkuko byari biri mu minsi ya kera, ukuri kw'iki gihe, ukuri kwihariye kwagenewe kino gihe, ntabwo kuboneka mu nzego nkuru z'idini, ahubwo kwamamazwa n'abagabo n'abagore batize cyane
ariko bizera ijambo ry'Imana. Ibyo Pawulo nawe yari yarabibwiye abo mu gihe cye, yerekana uko Imana izakora. Mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice ni igice cya mbere umurongo wa 26 ukageza ku murongo wa 31. Munkundire mpasome turimo kwiga ubutumwa buheruka nabo bubwiriza. Ubutumwa buheruka ni ubutumwa bwamamaza ibyo isaha y'urubanza rw'Imana, bufite intego yo gutandukanya abantu b'Imana n'ibyonona by'isi. Ingingo ya kabiri y'ubutumwa buheruka ni ukwamamaza kugwa kwa Babuloni, ariko kwerekana imikorere ya Satani ariko inyuriye mu madini nk'uko twamaze kubisobanura. Ubwo butumwa ntabwo buzamamazwa nabo mu nzego nkuru z'idini, ni uko Imana yabigeni. Nk'uko ubutumwa bwo kuza kwa Yesu, inkuru y'ivuka rya Yesu i Betelehemu itamamajwe na Kayafa umutambyi mukuru, ntiyamamazwe na Ana umutambyi mukuru, ahubwo Imana ikabanyuraho ikabarengaho, igasanga abashumba ku gikumba cy'inka aho baraye baraririye amashyo yabo, kuko bari baboneye mu mutima baciye bugufi. Imana yubahiriza rya hame ryanditswe mu gitabo cya Zaburi ya 25 ku murongo wa 9, ahanditse ngo abicisha bugufi azabigisha inzira ye. Abicisha bugufi azabayobora mu gukiranuka. Nuko Imana ivugana nabo bashumba. Uko byabaye icyo gihe, Imana yageniye yuko ari byo bigomba kuba no muri kino gihe gishyira iherezo. Ari nabyo Pawulo yabwiye abo mu gihe cye, kugira ngo iri hame rigenga imikorere y'Imana abantu barimenye ritazabatungura Imana nitangira gukora muri ubwo buryo. Arababwira ati, nuko muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu, ni ukuvuga ngo abantu b'intiti bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi, ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije n'ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni bikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa biriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. Mu mikorere y'Imana iryo hame yagiye irikoresha, igatoranya ibikoresho byoroheje kugira ngo ikabikoreramo kugira ngo igere ku musaruro ukomeye. Abazabwiriza ubutumwa bwiza buheruka nuko bahanuwe. Hari abantu benshi nabo bari mu madini, bareba ibiyaberamo, bareba kononekara kuyarimo, bareba ukuri kw'Imana kutakirangwayo, nuko nabo bakiyumvamo amapfa y'iby'umwuka, ariko bakagumishwa muri ayo madini. No kuvuga ngo none se abayobozi bose bashobora kuyoba? Ndi hano kubabwira ngo Imana yagambiriye yuko ubutumwa bwiza buheruka butazabwirizwa nabo mu nzego nkuru z'idini, ahubwo nk'uko ubutumwa bwo kuza kwa Yesu bwamamajwe n'abashumba, niko n'Imana yagambiriye kuzagitoranya aboroheje bo mu isi, abagabo n'abagore batize cyane, ariko bizere ijambo ry'Imana. Ndasoma ibitabo nka 2 hano. Ndasoma igitabo cy'intambara ikomeye, nsomemo amapaje nk'abiri mu gushimangira ishusho y'abagomba kwamamaza ubu butumwa bwiza buheruka, uko Imana yabipanze. Nushaka ubutumwa bwiza bw'ukuri buheruka abagomba kubushakiraho, kugira ngo hato mutaba nk'aba bagore bagiye ku gituro cya Yesu
marayika akababwira ngo kubera iki mushakira umuzima mu bapfuye. Gushakira ukuri mu nzego nkuru z'idini, gushakira agakiza mu nzego nkuru z'idini ni nko gushakira umuzima mu bapfuye. Dore uko Imana yagennye bizakorwa. Abafite igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cyitwa Intambara Ikomeye, turasoma mu cyigisho cya 9. Turasoma aho icyo cyigisho gitangirira. Haranditse hati in the choice of instrumentalities for the reforming of the church, the same divine plan is seen as in that for the planting of the church. Mu gutoranya ab'Imana izakoresha mu kuzana ubugorozi mu itorero, Imana yagendeye ku ihame yakoresheje ubwo yashingaga itorero. Iyi mvugo niyo Mwuka nyabuneka muyumve. In the choice of the instrumentalities for the reforming of the church, the same divine plan is seen as in that for the planning of the church. Mu gutoranya ibikoresho cyangwa abantu Imana izakoresha kugira ngo bazane ubugorozi mu itorero, Imana yagendeye kuri rya hame yakoresheje ishinga itorero. Nirihe rero? The heavenly teacher passed by the great men of the earth, the titled and wealth, who were accustomed to receive praise and homage as leaders of the people. Umwigisha wo mu ijuru ari we Yesu Kristo yashize ku ruhande abakomeye b'iyisi n'abakire, babandi bari baramenyereye kogezwa no guhabwa ikuzo nk'abayobozi ba rubanda. They were so proud and self-confident in their boasted superiority that they could not be molded to sympathize with their fellow men and to become collaborators with the humble man of Nazareth. Abo bayobozi b'idini bari abantu bibona, biyemera, biyiziho kuba bafite isumbwe ku buryo batagombaga gukorana na wa Munyanazareti uciye bugufi. Munyumve neza ihame Imana yagendeyeho ishinga itorero bwa mbere, ari naryo yaje gukurikiza mu gutoranya abazazana ubugorozi mu itorero. Ndakomeza nsome. To the unerland toiling fishermen of Galilee was the call addressed for me, and I will make you fishers of men. Ahubwo injiji z'abarobyi b'i Galilaya batigishijwe, abo nibo Umukiza yabwiye ngo nimunkurikire nanjye zabagira abarobyi b'abantu. Iryo hame Yesu yakoresheje ashinga itorero bwa mbere, ngo niryo yagennye azagenderaho mu gutoranya abazazana ubugorozi mu itorero, ari nabo bagomba kwamamaza ubutumwa bwiza buheruka. Dukomeza gusoma, harakomeza hagira hati, these disciples were humble and teachable. Abo bigishwa bari baciye bugufi kandi bafite umutima uhugurika, bemera kwigishwa. The less they had been influenced by the false teachings of their time, the more successfully could Christ instruct and train them for his service. Uko batari barasembuwe cyane n'inyigisho z'ubuyobe bwo mu gihe cyayo, nibyo byagombaga gufasha Yesu, nibyo byagombaga kubafasha kugera ku nsinzi byagombaga gufasha Yesu kugira ngo abigishe kandi abayobore bimworoheye. Noneho nsoza aka kagingo haranditse ngo, it is God's plan to employ humble instruments to accomplish greater results. Ni umugambi w'Imana kuzagikoresha ibikoresho byoroheje ariko ikagera ku musaruro utubutse. Ubu butumwa bwiza buheruka bavandimwe bwo mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 n'uwa 7 buteguriza bari mu isi kwitegura isaha y'urubanza, bukaba bufite intego yo gutandukanya ab'Imana n'ibyonona by'isi.
bukababwira uko Imana yategetse ko abantu abayo bambara, bukababwira uko Imana yategetse uko abayo barya, bukababwira amabwiriza Imana yashyiriyeho abakiranutsi bifuza kuba abacuruzi kandi bagakiranuka, amahame agenga ugukiranuka mu bucuruzi. Ubwo butumwa bwiza bugambije gutandukanya b'Imana n'ibyonona by'isi. Bukabwira abantu ko bakwiriye kubana n'ababyeyi babo, umuntu ko akwiriye kubana n'abaturanyi be, umugore uko akwiriye kubana n'umugore we, umukoresha uko akwiriye kubana na shebuja, shebuja uko akwiriye kubana n'umukozi we, umwizera uko akwiriye kubana na mugenzi we mu itorero. Ayo mahame yose arahari, agomba kwamamazwa n'aba bagabo n'abagore baciye bugufi, batize cyane ariko bizera ijambo ry'Imana. Ngiyi intego ya mbere y'ubutumwa bwa marayika buheruka, aribwo umuhanuzi Yesu ubutumwa bwa marayika wa mbere, kugira ngo ab'Imana batandukanywe n'ibyonona by'isi, maze Yesu azaze gushyikira itorero rye, asange nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abefeso, batari ikizinga cyangwa umunkanyari imbere y'Imana Data wa twese. Ishami rya kabiri ry'ubu butumwa buheruka ni ugutungira abantu imikorere ya Satani iri mu madini, kugira ngo abantu bose bayobejwe no kwizera ibyo bita ibitangaza, aho abitwa basenza azagapfurika ibintu muri purafo, akabifurika munsi y'intebe, akabipfurika munsi ya tapi, akakubeshya ngo nibyo baguteze, ngo none umwuka arabinyeretse, ngo reka mbivanemo mbitwike uzagira amahoro, uzacuruza wunguke, kandi ari we wabishyizemo, ari ivu n'amaseni n'amakara yashyizemo, akakubeshya akakurimanganya. Iyo mikorere ya Satani iri mu madini, rubanda bagomba kuyerekwa. Ntabwo Imana ntabwo ari ishyari ryo kwanga amadini ko agubwa neza, n'abayatekeramo umutwe ko bunguka, ariko Imana ifite ifuhe abo bariga rubanda babiyoboka. Niyo mpamvu ubutumwa buvugwa kugwa kwa Babuloni ko mu byahishuwe ibice 14 umurongo wa 8, burya ni amarenga y'iby'umwuka agambiriye kwereka rubanda ko Satani akorera no mu madini. Ariyo mpamvu nk'uko twabisobanuye kare, ubwo Yohana yerekwaga iyerekwa ryo kugwa kwa Babuloni, yabigeranije, yabonye marayika ateruye ikibuye kinini kimeze nk'urusya kiroha mu nyanja, kandi hakurikijwe Matayo 18 umurongo wa 6, umunyabyaha ukwiriye icyo gihano si uwasinze, si uwibye, si uwasambanye, ahubwo ni uwayobeje abandi. Ndetse ibi bibera umuburo umuntu wese ushinga idini, agateka imitwe, akarimanganya, agashaka kubyungukiramo, akayobya rubanda. Iteka ryamuciriweho ni ryo kuzarimbuka nk'urusyo rutawe mu mazi mu nyanja, hakurikijwe iyerekwa ryo mu byahishuwe 18 umurongo wa 21. Noneho reka kugira ngo tuve kuri iyi ntambwe ivuga abazabwiriza ubutumwa buheruka, reka nongere nsome igitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, icyigisho cya 38, ndasoma ku rupapuro rwa 606. Mumve aya magambo. Ibi ngibi ntabwo ari ukwanduranya, nta nubwo ari ugucokoza amadini, ahubwo Imana yo ifuhira abantu bayo. Imana ifuhira abantu bayo, ntabwo ishaka yuko hagira n'umwe uyoba, kandi Imana ntiyava mu ijuru ngo irwane n'ababayobya kuko barimbuka, ahubwo Imana igitoranya intumwa zayo, zikaza zikabwira ba bandi bayobya ngo sigaho, wiyoboka aho utayoba. Rero nuko byahanuwe ubutumwa abazabubwiriza bazagenza batyo. Reka nsome. Haranditse ngo, in every generation God has sent his servants to rebuke sin, both in the world and in the church. Muri buri gisekuru Imana yajyaga yohereza abagaragu bayo
kugira ngo bamagane ibyaha byabaga bikorwa haba muri rubanda cyangwa mu itorero ubwaryo. Ibyo mwabisoma Yohana Umubatiza yahagurutse aricyo kimuzanye. Abwira abatambyi babyambariye, abwira abatambyi basigiwe ayo mavuta ubutambyi, arababwira ngo mwabana b'incira mwe, ninde wababuriye ngo umuhungu umujinya uzatera? Arababwira ati cyokora nubwo mwayobye mukayobya rubanda, Imana iracyabafitiye imbabazi. Nimwihane kandi mwere imbuto zikwiriye abihaniye. Benshi mu batambyi bumviye uko kwizera, baca bugufi, ntibahagarara ku ishema, inyungu bari barakuyemo ntizabayobya, baremera bayoboka ubutumwa bwa Yohana Umubatiza, arababatiza, Imana ibagirira imbabazi, ibyaha byabo ntiyabikibyibuka, nabo bandikanwa mu gitabo cy'abana b'Imana. Noneho ubwo uko niko Imana yagendaga yohereza abagaragu bayo muri buri gisekuru kugira ngo bamagane ibyaha byabaga bikorwa haba muri rubanda haba mu itorero. Urugero ndasoma, oya reka ntaratanga ingero, mbanze soma aya magambo. But the people desired smooth things spoken to them, and the pure unvarnished truth is not acceptable. Gusa rubanda bo bakomezaga kwikundira kuko babwirwa utuntu tworoheje, maze ukuri gukakaye ntibashaka kugutegera ntibakwemere ngo bagutegera amatwi. Nuko hepfo hakomeza havuga ngo, thus the message of the third angel will be proclaimed. Uko niko n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzamamazwa. Mwumve, as the time comes for it to be given in the greatest power. Ubwo igihe kizaba kigeze ngo ubutumwa bw'aba marayika batatu twasomye mu gitabo cy'Ibyahishuwe 14 bwamamazwe mu mbaraga ikomeye. The Lord will work through humble instruments. Imana izakorera mu bagaragu bayo cyangwa mu bikoresho biciye bugufi. Ibikoresho biciye bugufi bivugwa hano ni abagabo n'abagore batabisigiwe, batabyigiye, batahawe ubwo butware n'idini. Nuko God work through humble instruments, leading the minds of those who consecrate themselves to his service. Maze yiyoborera imitima n'intekerezo z'abantu bose bazaba biyeguriye umurimo wayo, biyeguriye kuyikorera. The laborers will be qualified rather by the inaction of the Holy Spirit than by the training of ritual institutions. Aba bakozi Imana izakoresha mu kwamamaza ubutumwa bwiza buheruka, aribwo bwitwa ubutumwa bw'abamarayika batatu bwo mu Byahishuwe 14 twasomye, ngo ntabwo they will be qualified by the inaction of the Holy Spirit. Mbega qualification yabo izaba ari ugusigwa n'umwuka wera, suko bazaba barabyigiye mu mashuri. Ubwo rero washaka ubutumwa bwiza buheruka akabushakira kuri pasiteri wabwigiye, ufite impamyabumenyi ya teoloji, yaba arimo gushakira umuzima mu bapfuye, yaba arimo gushakira ukuri yo kutari, kuko byahanuwe ikaramu ishuriwe n'umwuka irabyandika yuko ubu butumwa buheruka Imana yageneye kino gisekuru cyacu nkuko twatangiye tubyiga, ntabwo buzamamazwa n'abagabo n'abagore bazaba bariyeguriye gukorera Imana kubwo guhatwa n'umwuka wera. Noneho bazaba qualified for that work. Mbega bazaba bakwiriye gukora uwo murimo batawitewe nuko babyigiye, ahubwo babitewe nuko umwuka yabasize. Bazakora ibiki rero? Mwumve, haranditse ngo men of faith and prayer will be constrained to go forth with whole zeal, declaring the word which God gives them. Abagabo n'abagore buzuye kwizera kandi buzuye gusenga, bahaswe n'imbaraga yera, bazajya kwamamaza amagambo Imana yabatekerereye. The sins of Babylon will be laid open. Ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ku mugaragaro. Ikibitwa gushyira ku mugaragaro ibyaha bya Babuloni
Babuloni ntabwo ari umuntu utuye i Kigali. Babuloni ntabwo ari umuntu utuye muri Amerika. Babuloni ntabwo ari ikintu runaka, ntabwo ari inyamaswa ituye mu ishyamba. Ahubwo iki kintu bita Babuloni cyanditswe mu Byahishuwe 17 na 18 n'imvugo y'amarenga y'umwuka yerekanira ivuga amadini yayobye. Ubwo rero iri jambo rivuga ngo ibyaha bya Babuloni aba bazabwiriza ubutumwa buheruka bazabishyira ku mugaragaro, bishatse kuvuga ngo bazavuga ku mugaragaro ibyaha n'imikorere ya Satani iri mu madini. Kandi ko kiriyo, namwe muzasoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, kiravuga ngo bahora babwira bansuzugura bati Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro, n'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati nta kibi kizakuzaho. Nibyo, umuntu agahanura yambaye mini yakwikubita hasi karise kajya hejuru. Ibyo si ubwa mbere mubibona, si ubwa mbere mubyumva. Nuko pasiteri akavuga ati reka gusiga amavuta kuko utabyara, ati kuramo isuti ye nyasige ku mabere. Ibyo mwebwe iyo mubibona ntimubona ko ari imikorere ya Satani? Ibyaha bya Babuloni bigomba gushyirwa ku mugaragaro ni ibisa n'ibyo. Pasiteri akababwira ati rero Imana yanyeretse yuko yabavumye, impamvu muhinga ntimusarure, impamvu imyaka yanyirumba, abanyeshuri banyu ku ishuri bagatsindwa, n'abarangije bakaba barabuze akazi, nuko jewe ngenda na moto, bagenzi banjye b'abapasitoro bose bagenda n'imodoka nini. Ati rero abana banyu ntibazakomeza gutsinda, abatsize ntibazabona akazi, keretse nanjye nimunyibuka mukangurira imodoka kano kamoto nkakareka. Nuko rubanda ruri mu mwijima bakabyemera, abakecuru bakajya gufata ibyate, abagore bakagurisha imitungo y'abagabo babo bakayajyana kwa pasitoro ngo akunda gura imodoka abana babo bazabona umugisha. Ntabwo ari uko bigenda. Ibyaha bya Babuloni byavuzwe bigomba gushyirwa ku mugaragaro ni nk'ibyo: gukora kwa Satani kunyuriye mu madini, abantu biringijwe bitari byo, aho gushaka agakiza ku Mana barajya gushaka y'ubukire, barajya gushaka y'ubukire. Aho niho usanga umuntu yiyirije ubusa iminsi natarya, abandi biyiriza 7. Icyo asengera atari uburakari bwamunaniye ngo bumuve mu mutima, ari umukazana wangana na nyirabukwe, atarimo gusaba Imana ngo Mana umpa umutima ukunda mabukwe, ahubwo asaba ngo Mana ngo nanjye uzanyibuke, ngo bana banjye babone buruse, ngo bana banjye babone akazi, ngo nanjye zubaka ikizu kinini, ngo nanjye zagende mu modoka. Yesu yavuze ibisa n'ibyo mu gitabo cya Luka ibice 12, aravuga ngo mwitonde kandi mwirinde, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibyo atunze. Mwitonde kandi mwirinde, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibyo atunze. Iyo ni imikorere ya Satani igamije gutuma abantu badakundira Imana kubw'umusaraba w'umwana wayo, bataha agaciro igitambo cy'ubugingo bw'umwana w'Imana yadutangiye ku musaraba, ahubwo bakabona uwakize ari we Imana yumva. N'uwakije ariganije akibona yuko ubwo ari mu mbabazi z'Imana, akibona ko ari under God's favor, kuko yakize. Aho yakije ariganije, aho yakize acuruje magendo, aho yakize yambuye abakozi. No, ntabwo ari uko bigenda. Ibyo nibyo byaha bya Babuloni bigomba gushyirwa ku mugaragaro. Amayerekwa y'ibinyoma, reka mbisome mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Mu gitabo cy'umuhanuzi, ibi dukora ntabwo ari ukwanduranya no gucokoza no kugira urugomo. Imana ifitiye impuhwe abayobwa, Imana ifitiye ifuhe amafaranga yabo bakecuru aribwa. Umukecuru akigomwa umunyu ntawugure, akajya gusengana boda, ariko agatura 20,000 ngo pastor amusabire umugisha.
iryo fuhi Imana ifitiye ako karengane k'iby'umwuka rubanda bagirirwa, niko katumye ibigena ko mu gihe nk'iki cy'iherezo hagomba kwamamazwa ubutumwa bwiza, ubutumwa buvuga ibyo kugwa kwa Babuloni, maze uko kugwa kwa Babuloni kukavuga imikorere ya Satani iri mu madini. Noneho reka tuyivugeho. Yeremiya igice cya 23 mwumva ya magambo mbere yuko tugera ku ngingo iheruka. Yeremiya 23 ndasoma ku murongo wa 16, reka mbariho ntangirira. Uku ni Uwiteka Nyiringabo avuga ati, ntimukumvira amagambo y'abahanuzi babahanurira babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo bereswe bihimbwe n'imitima yabo bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Babahanurira babigisha ibitagira umumaro. Umuntu uguhanurira ngo runaka arakuroga, ubwo araguhanurira ibifite akamaro. Umuntu uguhanurira ngo imikoshi y'iwanyu ngo niyigukurikirana, ubwo araguhanurira ibifite akamaro. Uwiteka aravuga ati, ntimukumvira amagambo y'abahanuzi babahanurira babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo bereswe bihimbwe n'imitima yabo bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Bahora babwira bansuzugura bati, Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro, n'umuntu wese ugendana umutima unangere baramubwira bati nta kibi kizakuzaho. Uwambara ubusa ntabwo bamwigisha kwambara neza, ahubwo baramubwira ngo Imana irakwemera, ngo Imana ireba mu mutima. Ninde wari mu nama z'Uwiteka kugira ngo yumve kandi amenye ijambo rye? Ninde witaye ku ijambo rye akaryumva? Dore umugaru w'Uwiteka ari wo mujinya wuraje, ni ukuri n'umuyaga w'ishyuhera uri mu mugaru, ugiye kugwa ku mitwe y'abanyabyaha. Uburakari bw'Uwiteka ntibuzigarura keretse amaze gusoza imigambi y'umutima we. Mu minsi y'iherezo nibwo muzabimenya neza. Ahari mwavugaga muti ibyo byavugwaga n'ibyabo mu Bisirayeli mu gihe cya Yeremiya. Oya, ijambo ry'Imana avuze ngo mu minsi y'iherezo nibwo muzabimenya neza. Umurongo wa 21, abo bahanuzi sijye wabatumye ariko barihuse, sinavuganye nabo ariko barahanuye. Ariko iyo baba barahagaze mu nama zanje, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Umuhanuzi Imana yatumye ntuzakubwira ngo wambara ubusa, ntabwo wakwambara ubusa ngo ucumuze abahisi n'abagenzi, ngo usitaze abagukunda n'abatagukunda, maze ngo gusenga kwawe kuzumvirwe. Uzakubwira cyo akuvana mu migenzereze yawe mibi, uzamukunda uwo niwe uzabuhanura iby'ukuri. Ariko aba bahanuzi Imana ivuga hano bahora babwira abasuzugura Imana bati, Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. Ndasoma Uwiteka arabaza ati, mbese mwibwira ko ndi Imana ya hafi gusa, ntari Imana ya hose na kure? Hari uwabasha kunyihisha hiherereye simubone? Niko Uwiteka abaza. Sijye ukwiriye ijuru n'isi? Numvise ibyo abahanuzi bavuze bahanura ibinyoma mu izina ryanjye, ngo nareretswe. Reka mbwira umuntu wese ukunda Imana, niba hari ikintu cyo kwitondera mu isi ya none, ni nareretswe. Uwiteka nukavuze. Mu byaha bigize kugwa kwa Babuloni harimo nareretswe. Neretswe bakuroga, neretswe ibitabye inyuma y'inzu yawe. Niba atari ubupfumu, ibyo ni ibiki? Ibyo nibyo byaha bya Babuloni bigomba kwamamazwa bikavugwa, kugira ngo abayoboka Imana, abamenetse imitima, abeza bashaka gukorera Imana batayobwa nabo Satani yahanzweho, cyangwa se nabo na Satani atahanzeho, ahubwo batetse imitwe
yo guhimba amayerekwa y'ibinyoma kugira ngo babone amaramuko. Nguko ubutumwa bwiza buheruka buzamamazwa. Ibi byose nari mbisomeye kugira ngo mwumve rya jambo rivuze ngo ubwo igihe kizaba kigeze, kugira ngo iby'Imana yeretswe Yohana mu gice cya 14 bivuga ubutumwa bw'abamarayika batatu, ubwo igihe kizaba kigeze ngo ubwo butumwa bwamamazwe mu mbaraga ikomeye. Imana izahagurutsa abagabo n'abagore ibatoranirije kuri karifikasiyo ebyiri. Ntabwo izareba ngo barize, ntabwo izareba ngo idini rirabemera, ahubwo izahagurutsa abagabo basenga kandi bafite kwizera, maze basunikwe n'umuhati wera bajye kwamamaza amagambo y'Imana. Biranditswe ngo ibyaha bya Babuloni bazabishyira ku mugaragaro. Bazabwira abasenga bose banga amategeko y'Imana, bakanigisha abandi gusuzugura amategeko y'Imana, babamenyeshe ko uko kwizera kutazabasikiza, ahubwo ko bari munsi y'umujinya w'uburakari bw'Imana, cyane ko umurongo wa 12 wa cya gice cya 14 cy'ibyahishuwe wasoza uvuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera Yesu. Ibi bishaka kutwigisha ko kwizera kuzima kwahesha nyirakagakiza, uko umuntu yakwizera akaba yezeye ibiri byo kugomba kuba kubakiye kuri izo nkingi ebyiri: umuntu yizera Yesu Kristo kandi akomeza amategeko y'Imana. Deka ngere ku ngingo isoza, ibanziriza isoza, ndabanza kuvuga ku nkomyi ubu butumwa buheruka buzahura nazo. Ubutumwa buheruka buzahura n'inkomyi nyinshi, ariko kuko tudafite umwanya wo kuzivuga zose ndavuga imwe. Buzahura n'abigisha bazashaka kubukoma mu nkokora b'idini, bababwira bati murakabije kwihuta, ibyo muvuga n'iby'ukuri ariko ntabyo igihe cyabyo kiragera. Reka nsoma aya magambo ari mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo w'itorero. Ibihamya by'itorero umuzingo wa 5, murambabarira. Ibihamya by'itorero umuzingo wa 5, ndasoma urupapuro rwa 715. Harimo aya magambo avuga ati if the leading men in our conferences do not now accept the message sent them by God, niba bayoboye amatorero muri iki gihe batemera ubutumwa Imana iboherereza, and fall into line for action, maze ngo batangire kubugenderamo, the churches will suffer great loss. Amatorero azahura n'igihombo kitavugwa. When the watchman sees the sword coming, give the trumpet a certain sound, the opportunity to make ready for a conflict. Iyo umurinzi abonye inkota ije akavuza impanda mu ijwi risobanutse, okay, the people along the line will echo the warning, and they will have opportunity to make ready for the conflict. Umurinzi nabona inkota ije akavuza impanda mu ijwi risobanutse, abari buryumve ryose nabo bazasubiramo iryo jwi, maze abantu babe biteguye urugamba. But too often the leader has stood hesitating, seeming to say, let us not be in too great haste. Ariko kenshi abayoboye amatorero basa nkaho babatwa no gushidikanya,
bagasa n'abavuga ngo nimureke twe gukabya kwihuta. Nimureke twe gukabya kwihuta. Yego, there may be a mistake. Bishobora kuba ari amakosa. We must be careful not to raise the false arm. Tugomba kwirinda ntituvugirize induru busa. The very hesitance and uncertainty for his part is crying peace and safety. Do not be excited, be not be alarmed. Uko kujijinganya no kutemera ubutumwa, abantu bagakomeza kujijinganya, bihwanye no kurangurura ubwira abantu ngo ni amahoro ntimugire icyo mwikanga. Ubu butumwa bwiza buheruka, igihe cyabwo cyo kwamamazwa cyaragenwe kandi cyarageze. Nicyo kino gihe turimo. Ariko abayoboye amatorero bavuze za konferansi, ubwo abadive barabyumva neza, kubwo kutagandukira uyu muburo, kubwo kujijinganya, bituma rubanda bakomeza gutegereza ngo hari ikindi gihe cy'ububyutse kizaza, ubutumwa buheruka buze. Nyamara igihe ari iki, bazabwanga ko abayuda babunyagwa butazongera kubugarurirwa. Rero reka tujye ku ngingo iheruka, ibizaranga aba bantu b'Imana bazabwiriza ubutumwa bwiza buheruka. Byanditswe, icya mbere ni iki: ubu butumwa buzabagira abavandimwe, ntabwo bazabonekamo kurobanurana, kuko byanditswe mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 3:26 kugeza ku 29 yuko muri Kristo nta muyuda, nta mugiriki, nta w'imbata, nta w'umudendezo. Ubu butumwa bwiza bugomba kubakira ubuvandimwe, ikimenyetso cy'ubuvandimwe budashidikanywa, ikimenyetso cyo gutabarana kivandimwe. Nicyo kizaranga abazabwiriza ubutumwa buheruka. Agatorero kose uzasanga nubwo kakwigira ko kabwiriza ubutumwa buheruka, ariko kari mu mwiryane, karimo kudashyira hamwe, kabuze ubuvandimwe, ntabwo Imana izabibabara muri timu y'abakozi bayo baheruka. Haranditse hati, ndasoma amagambo ari mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, umuzingo wa mbere, urupapuro rwa 259. Haranditse hati nkuko as the children of God, then as the children of God are one in Christ, how does Jesus look upon caste, upon society distinctions, upon the division of man from his fellow man because of color, race, position, wealth, birth, or attainments? Arabaza ati, ubwo ko kabana b'Imana ari umwe muri Kristo, mutekereza ko Yesu areba ate abantu be iyo bagize amacakubiri, bakarobanurana bashingiye ku nzego umuntu arimo? Bashingiye ku nzego umuntu arimo, bashingiye ku moko, ku ibara, ku bukire n'ibyo umuntu yagezeho. The secret of unity is found in the equality of believers. Ibanga ry'ubumwe riri mu buringanire bw'abizera muri Kristo. Ni nayo mpamvu ubona amadini yananiwe gushyira hamwe. Kurya baba bafite inzego zisumbanwa, icyubahiro kigasumbanwa, umushahara ugasumbanwa, ijambo rigasumbanwa, bijya bibananira gushyira hamwe. Ubu butumwa bwiza buzasohoza icyo Yohana yahanuye, nako Yesaya yahanuye mu gitabo cya Yesaya ibice 40:5, avuga ngo imisozi n'udusozi bizamanurwa, ibikombe nabyo bizahurwe, noneho habeho equality.
habeho kuringanira, abantu b'Imana banganya agaciro imbere y'Imana no mu itorero. Noneho icyo nicyo kizaranga abazakorera Imana abazakorera Imana bakarangiza uyu murimo uheruka. Icya kabiri, they are separated from worldly customs. Ubu butumwa buheruka nk'uko twabisomye kare yuko bufite intego yo gutandukanya ab'Imana n'imigenzereze y'ab'isi cyangwa no kononekara kw'iby'isi. Bugomba gutandukanya abantu n'imigenzo y'isi. Burimo kagira ibyayo. Iyi mico karande itubaha ijambo ry'Imana, itandukanye n'umucyo w'ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bugomba kuyikuramo abantu maze bakaba ab'imbata, nako bakaba ab'umudendezo batakizirikwa n'ububata bw'imigenzo. Ndasoma aya magambo, haranditse ngo the world is full of customs, superstitions and practices. Isi yuzuye imigenzo n'imihango n'imiterekero. In almost everything, muri buri shami ry'ubuzima harimo imigenzo. Burial services, marriage feasts, haba mu gushyingura, haba mu gucyuza amakwe, hari isi yuzuye imigenzo y'ubwoko butandukanye. God bids us to separate from them. Imana iradutegeka ngo twebwe abagabanye uko kwizera dutandukanye n'iyo migenzo n'imigenzereze y'isi. Rero icyo ni icya kabiri kizaranga abagomba kubwiriza ubutumwa buheruka. Igiheruka ndi butindeho kandi nkakivuga no gufasha imbabare. Gufasha imbabare. Byanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya yuko misiyo yazanye Yesu hano ku isi yari kubiye mu mashami abiri. Ishami rya mbere riravuga ngo kubwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Irya kabiri ryitwa guhoza abarira bose. Ndagira ngo nsobanure ibyo ngana ku musozo. Kubwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza biri mu mashami abiri. Icyo umuhanuzi yise kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka no kumenyesha abantu umunsi Imana yacu izahoriramo inzigo. Ubwo ni ukuvuga ngo kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka ni ubutumwa bw'ibyiringiro bubwirwa umunyabyaha umenetse mu mutima, umunyabyaha ushengutse mu mutima, umunyabyaha urambiwe ibyaha bye, umunyabyaha wemeye yuko Imana iriho, umunyabyaha ubabajwe nuko nawe yashavujwe ku Mana, umunyabyaha utewe ubwoba nuko yahemukiye Imana, umunyabyaha utewe ubwoba n'ibihano by'Imana bitazabura kugwirira inkozi z'ibibi. Ubwo yari agomba guhabwa ubutumwa bw'ihumure bumubwira ngo humura, nubwo wahemukiye Imana iracyagukunda. Imana yatanze igitambo mu mwana wayo kugira ngo abayihemukiye buzuye nawe. Ibyo nibyo bita kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Ku rundi ruhande, kuri iryo shami ryo kubwiriza ubutumwa bwiza, hari iryitwa kumenyesha abantu umwaka umunsi Imana yacu izahoreraho inzigo. Ubwo nabwo ni ubutumwa bw'umuburo bubwira umunyabyaha w'intaragahanga ukibikunze udashaka kubivamo, uwo bidateye ubwoba ukibikomeje, bukamubwira ngo vuba cyangwa kera Imana izahora inzigo kuri ibyo. Vuba cyangwa kera Imana izahora inzigo kuri ibyo. Uwo ni wo mugabane wa mbere wari ugize misiyo ya Yesu hano ku isi. Icyo ni cy'umuhanuzi mu mvugo y'umwuka yise ngo ni ukumenyesha abantu, ni ukubwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Ishami rya kabiri ryari rigize misiyo ya Yesu hano ku isi ni uguhoza abarira bose. Iri jambo guhoza abarira bose ntabwo ari mu by'umwuka, ntabwo ari imvugo y'umwuka, nta buhanuzi bubirimo,
ahubwo guhoza abarira bose kuvugwa ni ukugaburira abashonje, ni ukwambika abambaye ubusa, ni ugucumbikira abatagira aho bikinga. Icyo ni cyo umuhanuzi yise guhoza abarira bose. Ibyo nibyo bigomba kuranga itorero riheruka n'abakozi babwiriza ubutumwa buheruka, kugira ngo icyubahiro kibe cy'Imana, kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare mu isi. Ngaho Imana y'amahoro idufashe muri uyu mwanya. Twigaga ubutumwa buheruka n'ababubwiriza. Twarebye ko byahanuwe yuko ubutumwa buheruka Imana yageneye iyi generasiyo yacu ari ubwanditswe mu byakozwe nako mu byahishuwe 14:6 kugeza 12. Ubutumwa bugamije kwiteguza abantu urubanza, kugira ngo ab'Imana batandukanywe n'ibyonona by'isi. Ubutumwa bugambiriye guhishurira isi imikorere ya Satani iri mu ishusho y'idini, y'amadini, uburiganya bwa Satani buri mu madini, kugira ngo abantu uretse kuba beza mu mico ariko bagire no kwizera kuzima. Abazabubwiriza twabonye yuko bataboneka mu nzego nkuru z'idini, ahubwo nk'uko byagenwe n'Imana. Ubutumwa bw'iki gihe bwamazwa n'abagabo n'abagore baciye bugufi, batize cyane ariko bizera ijambo ry'Imana. Icya gatatu, ubu butumwa bwiza buzahura n'inkomyi y'amatorero azabwira abayoboke bayo bati nyabuneka iby'abo bantu bavuga n'iby'ukuri, ariko igihe cyabyo ntikiragera. Ibyo bavuga n'iby'ukuri ntiwabivuguruza ukoresheje Bibiliya, ariko mwe muretse kubyemera igihe ntabwo kiragera. Barababeshya, igihe cyarageze. Noneho igiheruka ibizaranga abazabwiriza hano ubutumwa bwiza, abazabwiriza buno butumwa aribo bakozi baheruka, bazaba abagabo n'abagore batabyigiye, ahubwo basenga kandi bizera, basunitswe n'imbaraga idakumwirwa y'umwuka w'Imana, barangwe n'ubuvandimwe butikanyiza, barangwe no gutandukana n'imigenzo y'iyi si, barangwe no gutabara imbabare nk'uko bikubiye muri misiyo ya Yesu yamuzanye ku isi. Nawe yirangije akavuga ngo uko data yantumye nanjye niko mbatumye. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buhembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.